kandi abatsikamiwe kandi basenga nibo bari kubwirwa iri jambo. Abari kwibaza impamvu kibasenga ntibasubizwe nibo bari kubwirwa iri jambo. Abarambiwe amasengesho adasubizwa basigaye baramenyereye barabigize routine nibo bari kubwirwa iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikiruseho tsindura urugamba rwo kurera muri iki gihe bene data, aho turera internet ikarera, ishuri rikarera, abatinganye bakaturerera. Yesu ashimwe cyane, bakababwira ko bose ari urukundo rw'Imana, gutingana atari ikibazo. Bene data, ni duhinduke, dukorane n'Imana, tuvugane n'Imana, duse n'Imana. Yesu ashimwe cyane, duhinduke utumana duto ngo n'ubundi ngo yaduhaye kwenda kumera nkayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri wowe hagaragareho Imana, muri wowe habe imbaraga z'Imana. Wakira imbaraga zimira izindi, wakira imbaraga zitsinda icyaha, wakira imbaraga z'Imana. Uyu munsi Imana yashatse kuguha imbaraga nshya, uyu munsi Imana yashatse kuguhagurutsa, yashatse kugukura mu byo wamuze mw'imyaka, yashatse kukuvana muri iyo kamere, yashatse kuguhindurira ubuhamya. Abakubona bavuge ko kanaka yarahindutse koko, abakubona bavuge ngo yo nguziko takiri wa wundi. Yesu ashimwe cyane. Ngo gukizwa nabi bitera umwako, gukizwa nabi byica umuntu hakiri kare, gukizwa nabi bikubuza gusingira amasezerano, gukizwa nabi bamwe bararonka ukabura, ntugaruza iby'inzige zariye. Gukizwa nabi usigaye urubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, ariko ibindi ufitiye uburenganzira ukabibura ubireba. Gukizwa nabi byinjiza umujura mu rugo rwawe akakwiba, gukizwa nabi bakwiba umwana, gukizwa nabi byinjiza urupfu. Ashimwe. Ijambo riri muri Yesaya 60 umurongo wa mbere, haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasi. Yesu ashimwe. Sinzi impamvu biri kuvuga Yesu ashimwe. Ibintu by'umugozi rero ndanabitinya. Yesu ashimwe. Umunsi wa mbere bampa mikro ntayimenyereye ngo nyobore kandi ntabwo nari tayari. Uyu mugozi narawukandagira gugahita uva hariya, nkasigara mvuga nyine mu giterane nabikoze inshuro zirenze 3. Yesu ashimwe. Rero mu ndebera izo mikro kumusanze kuba aleze, ariko ntacyo ndagerageza kwihangana sinkubagane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rirabwirwa jewe, rirabwirwa wowe. Yesu ashimwe cyane. Rirabwirwa aglo, rirabwirwa ingo z'Abanyarwanda. Yesu ashimwe. Rirabwirwa abakobwa. Haleluya. Rirabwirwa abaririmbyi bari hariya. Ntabwo mwaje kuririmba gusa, ahubwo mwaje no kwakira ijambo ry'Imana. Rirabwirwa cameraman. Yesu ashimwe. Haleluya. Iri jambo ntiturifate nk'ijambo risanzwe. Ijambo byuka nujya muri Bibiliya kurishakisha no kurisoma ririmo imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Petero yabwiwe iri jambo ari mu nzu y'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Ngo marayika ngo araza aramukomanga ngo aramubwira ngo byuka. Acyumva iryo jambo ngo imigozi yari imufashe ihitira murekura. Imigozi yumvise ijambo byuka ihitira icagagurika, yonyine iracagagurika. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rero turifate nk'ijambo tubwiwe, reka riberema mu buzima bwacu. Ijambo riravuga ngo tubyuke turabagirane ngo kuko umucyo w'Uwiteka uje udusanga. Hari ubwiza buhagaze aho ngaho budutegereje gihe nawe. Haleluya. Hari umucyo w'Imana wahagurutse ku bwanjye nawe. Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga z'ubwiza bw'Imana, hari imbaraga z'igikundiro cy'Imana, hari imbaraga z'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo umucyo w'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
byuka urabagirane kuko umucyo wawe mu yandi magambo Imana yawe ije gusanga umucyo wawe Imana yanjye byuka uzaza ntabwo ari umucyo waje ukigutegereje uyu munsi iri jambo turyumvise uyu munsi rirakora uyu munsi riri muri present Yesu ashimwe cyane hari umucyo utari busubire udahuye nawe mu byakire s'il vous plaît hari umucyo w'Imana utari buzime utajya uzima ari kuri bukuri cyaruzanye Yesu ashimwe cyane nguraje uje guhura nawe Yesu ashimwe cyane haleluya bene data peu importe nubwo turi abantu babiri twaba turi kuryumvira ijambo ariko uwo mucyo duhuye nawe twakongeza tukagira impact nk'intumwa 12 zahinduye amahanga kugeza inyuma y'imyaka 2000 oh Jesus Yesu ashimwe cyane haleluya ngo umucyo w'Iteka umucyo kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye reka mbanze nshire hano Bibiliya iri jambo kurabagirana riraryoshye rirafasha riguha ibyiringiro wumva bikoretse wumva hari Imana ikoze wumva ihagaze Yesu ashimwe cyane ariko umucyo nubwo uraho ngaho Yesu ashimwe navuze ngo ndashaka kwigisha iminota mike dufata umwanya wo gusenga hari ijambo ribanziriza umucyo hari ijambo ribanziriza kurabagirana Yesu ashimwe cyane hari ijambo ubwiwe kandi iryo jambo rije mu buryo buri kera mu gifaransa twigaga ibintu by'amaphrase affirmative phrase déclarative Yesu ashimwe cyane abana bo biga icyongereza cyane ngira ngo ntibabyumva ariko byuka ni nk'itegeko rije Yesu ashimwe cyane ni itegeko ritubwiriwe ribwiwe je nawe tubyuke Yesu ashimwe cyane haleluya hari Imana ishaka gukora byuka winjire mu bwiza bw'Imana byuka ntabwo wabwinjiramwo ukiryamye Yesu ashimwe cyane kuko uwubyuka habyuka wari uryamye hanyuma wari uryamye afite icyari kimuryamishije Yesu ashimwe cyane turi kwinjira mu mwuka wo gusenga haleluya habyuka wari uryamye Yesu ashimwe cyane hari ibyaturyamishije Imana ntabwo igipfa kuvuga en l'air ntabwo igipfa kuvuga ibintu from nowhere iri kubwira abantu bari bakeneye kubyuka wenda uravuga ngo ndabyuka gute ese sinari mpagaze n'ubundi tubifatire mu buryo bwo mu mwuka Imana nimbinde uri kubona ko ndyamye kandi nigiye wihagaza hanga ndi kubigisha Yesu ashimwe cyane ndi hano ndi kubabwiriza iki Imana yambwiye bene data twatangajwe n'ukuntu iki giterane tugiteguye mu byumweru bibiri nticyari muri gahunda nticyari muri agenda twe twifitiye gahunda yo kwisengera nkuko dusanzwe dusenga kandi iyo twahoye tugasenga turafashwa tukabohoka ingwara zigakira ibibazo bikagabanuka imitwe migraine zikavaho minervare zikaboneka imitima y'abagabo ikagaruka abana ukabona bari kujya ku murongo mwumvise ubuhamya Yesu ashimwe cyane ariko hari izindi mbaraga hari Imana ishakira shaka twongera tukabyuka malgré ibyo bene data namwe mubyumvire mu mwuka mubyumvire mu bihe mumazemo iminsi mubyumvire mu kirere kiri hejuru yanyu nubwo duhaguruka tukagenda ku kazi nubwo duhaguruka tukisiga rouge à lèvres nyinshi cyane nubwo duhagaze twambaye nubwo duhagaze mugendera mu mamodoka ariko hari ikirere kibuditse turi kugendana umunaniro turi kugendana kwiheba Emmanuel yabivuze ngo depression yarateye turi kugendana depression turi kugendana ibituryamishije ni byinshi indwara ziraturyamishije ama ordonnance araturyamishije ama diagnostic yo kwa muganga araturyamishije induru zo mu rugo za hato na hato mu gitondo mwarwanye saa sita mwarwanye nijoro mwarwanye ibyo byose biraturyamishije amadeni aryamishije abantu munara Yesu we minervare iryamishije abantu barihebye bari kwibaza nimba basenga Imana cyangwa badasenga bari gusenga nibyo bahoze bavuga bene data bari gushakisha andi masengesho bari gushaka abahanuzi babaha morale uwo mwanya undi mwanya ejo undi umuntu yaratubwiye ati mfite umufotographe n'umuhanuzi ati mfite umufotographe arambwira rwose arambwira kandi byambwiye bibaho ariko
aheruka kumbwira ibintu ndiheba ngira ubwoba umutima umvamo ndarwara mara icyumweru ndwaye numva ntakibasha kwinyagambura icyambashishije nagiye ku musozi wo kwa Masaso mara y'icyumweru niho nabonye ubuzima mara icyumweru ndi gusenga Imana ngo ikureho ibyo bintu hejuru y'ubuzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Guhura n'umuntu ukubwira ariko ntagucomeke mu mwuka ngo mubashe gusenga, haleluya, ibyo bintu ubashe kubigendera hejuru nibyongere kugutsikamira ntacyo bimaze. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari imbaraga zimanutse kutubyutsa, ntabwo twakwibyutsa bene data, turava hano twabyutse kuko tuzi rendez-vous dufitanye n'Imana, kuko tuzi noneho ikidutegereje imbere. Nitwemere gukomeza kuryama, nitwemere gukomeza gutsikamirwa. Yego birahari ariko hari imbaraga zimiri zindi. Yesu ashimwe cyane. Nta bibazo, buri muntu ku giti cye afite ikibazo gikomeye kurusha ikindi. Yesu ashimwe cyane. Emmanuel afite ikibazo gikomeye birenze umubyeyi kutagira igishika cy'umwana. Ni ibintu biteye ubwo, ariko yashatse Imana, yarabyutse, yumviye Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arabyuka, Imana imugarurira iby'inzige zariye. Yesu ashimwe cyane. Reka tugaragara duhaguruke kuri iri jambo ryo kubyuka, ufate decision yo kubyuka. Yesu ashimwe cyane. Byuka usengera urugo rwawe, byuka ugaruze umugabo wawe, byuka ugaruze amarangamutima y'umugabo wawe. Yesu ashimwe cyane. Byuka. Yesu ashimwe cyane. Imana ikwinjize mu masezerano. Byuka uhembuke mu mwuka. Haleluya. Byuka ubigendere hejuru nibikugendere hejuru. Byuka, byuka ugaruze ibyawe. Byuka ugendere mu butsinzi. Byuka ubeho, ureke gusa nk'uriho kandi utariho. Yesu ashimwe cyane. Byuka kanguka, byuka usenge. Ibi bintu iyo bavuze kubyuka, Vicky yabateguye mu buryo buhagije, naho ngaho yaganishaga n'ugusenga. Haleluya. Byuka usenge, iga gusenga, iga kuganira n'Imana, iga hari aho murambwira ngo n'ubundi turasenga, n'ubundi nanjye icyo kibazo nakibajije Imana. Mana nanjye ndasenga. Jese sinsenga. Ndasenga mu gitondo mbere kujya ku kazi. Hanyuma iyo ndi ku kazi nabona umwanya nabwo nkongera ngasenga. Hanyuma iyo ndi mu rugo nkongera ngasenga. Mbere kuryama nkongera ngasenga. Naba mbonye akanya nkumva inyigisho z'amasengesho. Ibaze nukuri njya nibara mu bantu basenga, ariko Imana yambwiye kubyuka gusenga kandi. Yesu ashimwe cyane. Nabajije Imana, tubyuke bimeze gute? Tubyuke mu buhe buryo? Ese ntidusenga ko numva dushakira gusenga, dusenge gute? Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo riri muri Yesaya 1. Yesaya igice cya mbere. Aha niho ruzingiye. Tugiye gusoma igice cya mbere umurongo duhere ku murongo wa 11. Nimutaha murasoma igice cyose. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaziki, niko Uwiteka abaza. Mpaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kushengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundatira urugo? Kundibatira. Sorry. Ofete twamenyereye telefone. Tutuntu nabonye ari duto cyane. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Birababaje abakristo tumaze imyaka dusenga, turi mu nzu y'Imana, tubwiriza, dukora umurimo w'Imana, turirimba, dukora inshingano zitandukanye mu nzu y'Imana. Nitwe turi kubwirwa,
ntabwo ari umuntu wo hanze uri kubwirwa, ntabwo ari umuntu uri kwihitira, hari uri kubwirwa, hari kubwirwa abazi Imana, abiyitirira abakristo, izina ry'ubukristo nibo bari kubwirwa iri jambo, kandi abatsikamiwe kandi basenga nibo bari kubwirwa iri jambo, abari kwibaza impamvu ki basenga ntibasubizwe nibo bari kubwirwa iri jambo, abarambiwe amasengesho adasubizwa basigaye baramenyereye barabigize rutine nibo bari kubwirwa iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikiruseho ab'Imana ifitiye umugambi, haleluya, ab'Imana ishaka gukebura, ab'Imana ishaka kugarurisha ineza, Yesu ashimwe cyane, nibo Imana iri kubwira. Ku murongo wa 13 reka tuhongere tuhasome, haravuga ngo ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu n'ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe, ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Yesu ashimwe cyane. Ibyaha bivanze no guterana kwera, ibyaha bivanze no kwiriza, ibyaha bivanze no kwita umukristo, kandi ukaba ufite iyo etikete hano twese tubizi kuri umukristo, Imana irabirambiwe. Ibyaha bivanze no gusenga mu gitondo saa sita na nijoro, Imana irabirambiwe. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu nibyo bidutsikamiye, nibyo bitsikamiye ubwoko bw'Imana, ibi bintu nibyo bituryamishije. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu ni wo muryango Satani yinjiriramo kugira ngo adutere, ni porte ouverte, Yesu ashimwe, y'abadayimoni, ni porte ouverte y'indwara, ni porte ouverte, n'umuryango ukinguye kugira ngo indwara zinjire, divorce zinjire, amakimbirane, nubwo mwa mutadivorceje ariko mutabana neza, n'umwuka mubi uba wabinjiraye. Uyu ni umuryango Satani yakwinjira kugira ngo abaho abakobwa n'abahungu. Uyu ni umuryango bene data. Viki yigeze kuvuga ngo sinjya amenyera Imana, ahubwo icyama sinyimenyere. Yesu ashimwe cyane. Icyama nyitinye kuko Imana ifite igitinyiro. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tubyuke turabagirana. Yes, Imana irashaka ko turabagirana, kandi koko tuzarabagirana bene data. Inyenyeri zari zarazimye zizongera zake. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko byuka wihakana icyaha, byuka witandukanye n'icyaha. Icyo kintu cyakuboshye, icyo kintu cyakubujije. Reka mbaho urugero muri Yona 1:6. Hari amakuru muri Yona igice cya mbere, hari amakuru ya Yona abwirwa kujya Ninive, akanga akajya i Tarushishi. Amakuru turayazi. Arangije yurira ubwato bumujyana i Tarushishi. Bugeze mu nzira bugira ibyago, butangira guhura n'umuyaga, buruhura n'uburakari bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo sinzi ukuntu Bibiri bita bakuri ubwo bwato, bakora ibintu by'ubufindo kumenya icyo bazize, bamenya ko bazize umukozi w'Imana. Iyo nari umukozi w'Imana, tinya umuntu waganiraga n'Imana akamenya icyo Imana ishaka. Abenshi nta nubwo tuzijwe ry'Imana. We yari umukozi w'Imana uteye ubwoba, umuntu Imana ituma yizeye ko ashoboye, ariko anangira umutima agitarushishe. Noneho bari abantu yaragiye guteza ibyago. Musome ku murongo wa 6, igice cya mbere umurongo wa 6. Baramukangura ngo byuka wa munyabitotsi we, ngo aharaho ngo ntiwasenga Imana yawe ngo ikaturokora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bagendanye n'umuntu wanze kumvira Imana, birabahitana. Yesu ashimwe. Byari bibahitana. Erega kutumvira Imana kwanjye nawe harabo bihitana. Yesu ashimwe cyane. Aharaho mu ngo zacu, abana bacu, imiryango yacu, abatware, ababyeyi, abo tubana nabo, bari kuzira kutumvira Imana kwanjye nawe. Twanze turi kwisinziriza. Yona yarazi ikibazo gihari, yiha kwisinziriza. Twaretse kwisinziriza tukabyuka tugakorera Imana, tukumvira Imana mu gato no mu kanini, tukareka kwirebesha inyanza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndi kuvuga ibintu bitaryoshye ariko ndi kuvuga ukuri. Umutima wanjye uranyemeza ko ari cyo kibazo dufite. Yesu ashimwe cyane. Kutumvira Imana. Twamenyereye Imana, cyangwa tuzi ko gukiranuka ni ukureka ubusambanyi, ni ukureka inzoga, ni ukureka ubujura, ni ukureka. Ariko buri muntu wese hano afite icyamubasa.
buri muntu wese afite ahantu biri gupfira, buri muntu wese afite ahantu, arabizi ko ari muri kamere, arabizi ko akibeshya, arabizi ko agitongana avuga nabi, arabizi ko yanze kubabarira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe, arabizi. Emmanuel atanze ubuhamya, yize kubabarira batamusabye imbabazi. Yesu ashimwe, arabizi ko yanze kubabarira. Buri muntu wese hano tubiziranyeho, nimba ukora icyaha ntihagire umutima ugukomanga, nimba uvuga uko wishakiye ntihagire umutima uza kubwira ngo amagambo yawe akomeretsa abantu, nimba umutima wawe warawudadiye ukiyima kugira impuhwe, ntugire ugirira impuhwe, nimba ukinegurana, nimba hari n'abakijya mu bapfumu bari mu nzu y'Imana, nimba ugihimana mu rugo, uhimana n'umugabo wawe, uhimana n'umuryango washatse, nimba ugihimana, birakuryamisha, birakudindiza, birakubuza kubyuka. Yesu ashimwe cyane. Nubwo wasenga amasengesho ameze gute, nubwo wakwiriza, nubwo wakoresha impano zivuga butumwa, impano zo kuririmba, ntacyo biri bukumarire kuko Uwiteka ahaze amateraniro avanze n'ibyaha. C'est tout. Amateraniro avanze n'ibyaha, nimba ugikomeretse ukayoborwa n'ibikomere, n'icyaha uri bucumure byanka bikunze. Yesu ashimwe cyane. Sishaka kubivugaho byinshi, iri jambo riri clair et net. Yesu ashimwe cyane. Reka twihane bene data, nicyo kintu cya mbere cyatubyutsa, umutima wo kwihana, isengesho ryo kumenya kwigaya, ukageraho wigaya nawe ukavuga ngo hano narengereye. Umukristo utigaya aribeshya, ntari umukristo. Umuntu usenga ntahinduke. Yesu ashimwe cyane. Ibaze Vicky yaza kubasenga ntahinduke, yari kuba kiritayici kugeza ubu ngubu. Vicky n'uyu wayoboye hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta nubwo twari kubisho, urumva yarazi kurwana cyane, kandi igihe ibintu byo kurwana byaranyihishe, urumva Yesu ashimwe cyane. Ibi bihe ntabwo twari kwatsindura urugamba rwo kurera muri iki gihe bene data, aho turera, internet ikarera, ishuri rikarera, abatinganye bakaturerera. Yesu ashimwe cyane, bakababwira ko bose ari urukundo rw'Imana, gutingana atari ikibazo. Bene data, niduhinduke, dukorane n'Imana, tuvugane n'Imana, duse n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Duhinduke utumana duto, ngo n'ubundi ngo yaduhaye kwenda kumera nkayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri wowe hagaragareho Imana, muri wowe habe imbaraga z'Imana. Wakira imbaraga zimira izindi, wakira imbaraga zitsinda icyaha, wakira imbaraga z'Imana. Uyu munsi Imana yashatse kuguha imbaraga nshya, uyu munsi Imana yashatse kuguhagurutsa, yashatse kugukura mu byo wamuze mw'imyaka, yashatse kukuvana muri iyo kamere, yashatse kuguhindurira ubuhamya. Abakubona bavuge ngo kanaka yarahindutse koko, abakubona bavuge ngo yo nguziko takiri wa wundi. Yesu ashimwe cyane. Reka batubona bamenye ko twakijijwe, abatwari bamenye ko tukijijwe, abana bamenye ko tukijijwe, imiryango tuvukamo bamenye ko tukijijwe, aho ukorera bamenye ko ukijijwe. Umva, ni Samariya na he bimenyekane ko dufite umwami w'abami, bimenyekane ko yaduhinduye. Yesu ashimwe cyane. Kudakizwa, gukizwa nabi bitera umwaka. Mwene data mama Bruno yagiye niko ajya avuga ngo gukizwa nabi bitera umwaka, gukizwa nabi byica umuntu hakiri kare, gukizwa nabi bikubuza gusingira amasezerano, gukizwa nabi bamwe bararonka ukabura, ntugaruza iby'inzige zariye. Gukizwa nabi usigara ubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, ariko ibindi ufitiye uburenganzira ukabibura ubireba. Gukizwa nabi byinjiza umujura mu rugo rwawe akakwiba, gukizwa nabi bakwiba umwana, gukizwa nabi byinjiza urupfu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Hano hari mwene data twakuranye. Haleluya. Yitwa SP. SP ngwino hano. Ndashima Imana ko SP yakijijwe. Ndamwita grande sœur.
twarabanaga mu Ngagara ibikari birebana bateka bakatugemurira twateka aza karara mu rugo bafite umuryango munini hajya bavukanaga ari bangahe ni benshi bari bangahe hafi 8 umwe bebe no muri escape data we mbega gupfusha ariko nanjye ndiwe Yesu ashimwe cyane muri make turashima Imana ko twakijijwe kandi bebe ndamuhamiriza yarakijijwe arahinduka yarakijijwe amenya ukuri kuramubatura yarakijijwe biramurokora bimuvana mu rupfu iwabo barapfa barashira bose n'abasigaye sinzi ninde mu by'ukuri asigaye tante wacu umwe nawe nuko ari umurokore abandi bagiye bakindagurika nyuma y'imyaka 2 twagombaga gushingura umuntu agapfa amakanseri nuko bagiye bakindagurika twarakijijwe nta gihombo twabibonyemwo twabaga mu Ngagara quartier yitwa Mutoyi Avenue Mutoyi rero yabagamwe inkumi nziza cyane Avenue Mutoyi kwitwa Mutoyi ibujumbura byabaga kwitwa umukobwa w'inkumi mwiza ugiziki iyo Avenue baraza bayita Mutoyi ariko nta Mutoyi wacitse kwicumu sinzi nibake imbarwa abatarakijijwe bari ko urorongotana sinzi na stabilité bafite ntabwo byoroshye ubundi espenja ndaramwirinda kuko nsubiza inyuma ariko anyibutsa aho twaturutse ibi sinabyinjiramo muri detaye ariko hari Imana irokora ubugingo bwa bamwe tugahinduka ubuhamya Yesu ashimwe cyane je suis très fière y'abantu bavuye mu Ngagara bakijijwe ndi très fière kuko Imana yaturokoye urupfu rukomeye urupfu rutangaje urupfu n'abariho bapfuye bahagaze twarabakandida bebe yari umukandida kandi bebe wari umukandida kabisa ariko ni umumama ufite umutware n'abana 8 sorry ariko nabarindwi sibake Imana iri kumuremera undi muryango nta grand-mère nta tante nta oncle nta grand-père cyakora bebe ufite côté paternel ariko gusa aho yavutse barashize aho yabaye barashize inzu yakuriyemo barashize Imana igumugisha gukizwa agakiza ntigakora isoni Yesu ashimwe cyane nukizwa kizwa neza nukizwa rokoka kuko nawe Imana irakurokora Yesu ashimwe cyane nukizwa hinduka Yesu ashimwe cyane ni wanyu babimenye ko wahindutse atari kwitirirwa izina ry'umukristo ahubwo hinduka bamenye ngo uriya mubyeyi uri hariya numwizerwa n'urukundo n'amahoro ushaka amahoro jya kwa Kamariza Yesu ashimwe cyane ushaka kuruhuka musange afite ijambo rya kuruhura Yesu ashimwe cyane umugabo akugira umwizerwa pempo umugabo wanjye ndamushima ubwanjye afite imbuto akunda Imana gusa hari ukuntu umugore abategereje ikintu kirenzeho duhora dutegereje ibirenzeho ariko ndashima Imana ko ahubwo we ambona mu imbuto Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe ba mama reka dusenge twihane twongere dusabe Imana agakiza umucyo w'Imana uturasire Yesu ashimwe cyane umucyo w'ukuri uturasire
mureke dusenge twihane tubwire Imana ko dushaka guhinduka tubwire Imana ko turambiwe tubwire Imana ko tuhagurutse turambiwe bidutsikamiye turambiwe buno bukene turambiwe iyi miryango yose yafungutse Satana akajya yinjira nk'uwinjira hehe kuri podium akajya yinjira nk'uwinjira mu cyumba cye ngaho yinjije ubukene ngaho yinjije inyatsi ngaho yinjije urupfu ngaho yinjije ubuseribateri ngaho yinjije ubugumba ngaho yinjije uburwayi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana twihane hanyuma dufungiye imiryango. Yesu ashimwe cyane. Twihane hanyuma dufungiye imiryango tumusohore tuyifunge. Yesu ashimwe cyane. Iyi niyo etape ya mbere yo kubyuka. Iyi niyo etape ya mbere yo kuhura n'Imana. Haleluya. Nimba ushaka kubyuka byuka neza wamaramaje. Yesu ashimwe cyane. Mureke duhaguruke. Iri jambo n'ubuhanuzi bufite condition. Iri jambo n'ubuhanuzi buri conditionnel. Twarabyishe tukahonuvera alliance yacu n'Imana nukwihana twongera tukagira ubusabane bushya n'Imana nukwihana ukagenda nawe ntacyo umutima ugushinja ntaho utsindwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yera, Imana ikiranuka, Imana y'urukundo, ijambo ryawe riratubwiye ngo tubyuke. Mwami Imana turashaka kubyuka mbere yuko batujugunya mu nyanja urufi rukatumira, mbere yuko rirenga turashaka kubyuka, mbere yuko bigira ingaruka turashaka kubyuka. Twongeye gusobanukirwa ko intege nke zacu ziteze ibibazo ubwato turimwo, ubwato turi kugenderamwo, abo tubana nabo tukabateza ibibazo nyaguhora ku ngoma. Mana nzima kuko twanze kukumvira, kuko watwohereje Ninive tukagita Rushishi, kuko twanze kumva gato na kanini, kuko tubuze ikintu tukagishiramwo logique, kuko Mwami Imana Jesus turagusabye imbabazi Mwami, duciye bugufi tugusabye imbabazi, tubabarire Mwami Imana, turababyeyi n'abakobwa baciye bugufi, tubabarire nyaguhora ku ngoma, tubabarire intege nk'umutima wibuye, ubakuremo umutima wo kwinangira. Mwami Imana babashe kurekura, Mwami Imana babashe kwirekura, ubakoresha icyo ushaka, ubayobora aho ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasabiye umutima mushya, ndabasabiye umutima w'inyama, mbasabiye umutima wumva kandi ukanumvira, basabiye umutima uyoborwa nawe. Buri mubyeyi uri hano Mwami Imana, reka twese twakira uwo mutima wawe, umutima wishimira, umutima urimo amahoro, umutima utari uw'agahinda, umutima wuzuyemo kukwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ahangaha niho ruzingiye, ahangaha niho ruzingiye Mwami, aha niho harimo kwinangira, aha niho harimo ishyari, ahangaha niho haba harimo uburakari, ahangaha Mwami Imana muri uyu mutima mubi, ahangaha niho ruzingiye. Uyu niwo muryango Satani yinjiriramo agahora dukomeretsa tukirwanaho, agahora dukomeretsa tugahinduka. Na mwana tukavuga ngo isi yaraduhinduye, ngo isi yaraduhinduye, ngo natwe ntabwo twari babi, ngo abantu nibo batugize gutya. Ubu nta cyitwazo dushaka kugira. Mwami turashaka guhinduka, Mwami turashaka guhinduka, turashaka gusuko wifuza, turashaka kugira umutima wishimira nk'uwa Dawidi, turashaka kugira umutima uboneye kandi ukeye, turashaka kugira umutima nk'uwawe, turashaka kugira umutima wuzuye agakiza, turashaka kugira umutima mushya Mwami. Buri muntu wese uri hano umuhe umutima wawe, umuntu wese uri hano umuhe umutima mushya mu izina rya Yesu Kristo. Umukureho ibikomere Mwami Imana, mu mutima niho hari umunaniro, niho hari umunaniro uturyamisha, niho hari umunaniro udutsikamira Mwami Imana, tukarambarara hasi. Ariko kuko wavuze ngo tubyuke, turabyutse Mwami. Muri uyu mugoroba turabyutse Mwami, tubyukanye umutima mushya. Haleluya. Tubyukanye imbabazi Papa, tubyukanye imbabazi. Turababarira Mwami, twiyemeje gutanga imbabazi, twiyemeje gukizwa Mwami, twiyemeje guhinduka, twiyemeje kuva muri kamere mbi, twiyemeje guhinduka Mwami. Utwije kwitandukanya n'ibyari byaratubase, iki cyaha cyari cyaratubase Mwami, twitandukanyije nacyo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
yo mana yera nkuko watandukanyije umucyo n'umwijima abari kutandukanya twebwe n'aba babyeyi n'icyaha mwami n'izina rya Yesu udutandukanye n'icyaha udutandukanye n'umujinya udutandukanye no kubeshya udutandukanye n'irari udutandukanye n'ishyari udutandukanye na kamere mbi zose erega hari n'ibibi turiho tutazi tutabasha kwirondora ariko uri Imana iturondora ukagera ibwina ukagera mu magufa ukagera mu mitsi yo Yesu Kristo aho hose hatwanduza aho hose hatunaniza aho hose hadutsikamira tuje kwitandukanya naho mw'izina rya Yesu Kristo mw'izina rya Yesu Kristo tuje kwitandukanya nabyo mw'izina rya Yesu Kristo au nom puissant de Jésus. Oh hallelujah hallelujah hallelujah. Oh Jesus mwami Imana twasobanukiwe ko ibi bintu mwami uku kwiyobora uku kwinangira uku gutsikamirwa hari ibyo byinjije mwami byinjiza ibyo bintu byinjiza imyuka mibi mu mibiri yacu mu mwuka mu muntu wacu mu mwuka ndetse no mu mutima ibyo bibi mwami byatwinjiyemo ubwo burwayi bwatwinjiyemo ubwo bumuga bwatwinjiyemo ubwo buribwe bw'umubiri bwatwinjiyemo tuje kwitandukanya nabwo n'izina rya Yesu Kristo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Mwami Imana Mana igira neza iyi mibiri yacu mwami ni ubuturo bw'umwuka wera ni ubuturo bw'ubwami bwawe ni ubuturo bw'urukundo rwawe ni ubuturo bw'ubuzima bwawe ntabwo ari ubuturo bw'uburwayi rero umwami w'umurwayi umwuka w'uburwayi turamusohoye mu mibiri yacu n'izina rya Yesu nasohoke nasohoke nave mu nda y'abamama nave mu mitwe yabo nave mu magufa yabo nave mu migongo yabo n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh hallelujah hallelujah. Mwami Imana kwinangira kose kwinjije satani mu ngo zacu kwinjije umwijima mu ngo zacu byaduteje amahoro make byaduteje guhungabana mwami ariko uyu ni umunsi mwami tuje kumusohora kuko tubyukanye imbaraga zawe tubyukanye autorite yawe tubyukanye amavuta yawe turamusohoye mu ngo zacu turamusohoye mu bana bacu turamusohoye mwami Imana n'izina rya Yesu Kristo turamusohoye mu batware turamusohoye mwami Imana turahamagara igicaniro cyawe turaguhamagaye nk'Imana y'umuriro uzuture mu ngo zacu uzuture mu bo twashakanye nabo uzuture mu bana bacu utwike ibindi bicaniro byari byaracanywe mwami bizanywe n'ibyaha byacu bizanywe no kumva ubuhanuzi bwa Bayali n'izina rya Yesu Kristo ibyo bicaniro bizime ibyo bicaniro bisenyuke n'izina rya Yesu mu ngo zacu hasigara igicaniro cy'umwuka wera hasigara igicaniro cy'umunezero hasigara igicaniro cy'ubuzima buzima hasigara igicaniro cy'amahoro hasigara igicaniro cy'indirimbo nshya n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh hallelujah oh hallelujah hallelujah hallelujah. Muri aka kanya mwami muri aka kanya Yesu Kristo turacyari imbere yawe turacyariho turabyuka mwami Imana turacyariho turabyuka kugira duhure n'umucyo wawe haleluya duhure no kurabagirana kwawe Yesu Kristo haleluya. Oh haleluya turacyabyuka mwami Imana umwuka wera nagenderere buri muntu wese mu buhamya reka buri muntu wese ukutwikwe kuzibuke reka buri muntu wese amenye icyo gukora reka buri muntu wese amenye ingamba agomba gufata reka buri muntu wese agire strategie nshya ajya guhora ku ngoma erega ibintu ntibikiri bya bindi ishyamba ntabwo rikiri rya rindi erega ikirere cyarahindutse ariko ndagushima kuduhaye imbaraga zo kubyuka uduhaye guhangana nacyo uduhaye imbaraga zo kukigendera hejuru n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya ijambo ryo rirambwira ngo abamarayika babagize imiyaga ngo ariko twebwe batugize ibirimi by'umuriro reka buri muntu wese yanahinduka ikirimi cy'umuriro mwami twihinduye ibirimi by'umuriro mwami turagiye dutwika dukongora n'izina rya Yesu Kristo nk'uko isazi itajya yegera umuriro niko n'abadayimoni batongera kutwegera niko n'abadayimoni batongera kwegera ingo zacu n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh Yesu Kristo uri umwami
Yesu urashoboye, Yesu urakora, Yesu urazura, n'ubu uracyazura. Ndagushimira imbaraga z'umuzuko tumanuriyeho, ndagushimira imbaraga zawe zitumanukiyeho mwami Yesu. Oh haleluya, haleluya. Ndagushimiye kuduhinduye, uduhinduye mwami, uduhinduye ibikoresho bishya, uduhinduye ababyeyi bashya, udutandukanyije n'umutima wanduye, udutandukanyije n'ibitekerezo bipfuye, uraduhinduye mwami. Manukiye, hari imbaraga ziduhembura zitumanukiye, hari imbaraga zitavogerwa zitumanukiye, hari imbaraga zidakumirwa zitumanukiye mwami. Duhindutse ababyeyi bari unstoppable n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya. Uduhinduye ababyeyi n'abakobwa bashya mu bwami bwawe n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze mwami. Haleluya. Mushobora kuba mwicaye. Hari impamvu Imana ishaka ko duhura n'uwo mucyo, hari impamvu Imana itwohereje uwo mucyo, hari impamvu Imana idukanguye. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo ku murongo wa 2 ngo dore umwijima uzatwikira isi. Yesu ashimwe. Umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Nta buhungiro atari muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Bimwe abantu bahunga igihugu bakajya mu kindi, hari umwijima uzatwikira amahanga. Yesu ashimwe. Ngo umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yesu ashimwe cyane. Ibintu nibishaka bizamuke bimanuke, byibirindure, ibintu nibishaka bihinduke, abarozi nibashaka bahaguruke, indaya zihaguruke, abakozi ba Satani bahaguruke, nibashaka bahaguruke, ntacyo bitubwiye. Haleluya. Abadafite Kristo nibo bafite ikibazo, ariko twebwe ngo umucyo w'Imana uzaturasira, tuzarabagirana muri uwo mwijima. Yesu ashimwe cyane. Tuzarabagirana, ubwo ahandi hazaba hari umwijima, twe tuzaba dufite umucyo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu iri jambo tutarikinisha bene data. Namwe muri abantu bakuru murabona ko ibihe bitakiri bya bindi, ikirere si cya kindi, intambara si ya yindi. Yesu ashimwe cyane. N'ubutumwa rero si bwa bundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo tugishaka ubutumwa butubwira ko tugiye kubona amamodoka. Imodoka irakenewe, ariko imodoka igomba kugenderwamo n'umuntu muzima, ufite ubuzima buzima, yuzuye mu mwuka, yuzuye mu mubiri, afite amagara meza kandi afite n'amarangamutima meza. Iyo modoka yaba imodoka nziza igenderwamo n'umuntu ufite Yesu, urabagirana. Yesu ashimwe cyane. Abantu ntibazabona imodoka, ahubwo bazarebe uyicaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu tudashaka ubutumwa bw'imodoka, ntidushaka ubutumwa buduha amazu, kuko ibyo byose ni inyongera. Nidushake gukiranuka. Haleluya. Dushake n'ubwami bw'Imana, ibindi bizaza nk'inyongera. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nimugende mu bababyeyi bakangutse, mu bababyeyi bihevurse, mu bababyeyi biyemeje guhura n'umucyo w'Imana, mu bababyeyi batagishaka kuzima. Yesu ashimwe cyane. Mu bababyeyi b'imiriro. Yesu ashimwe cyane. Nimugende muhinduke bene data, nta kabuza umucyo uzaguma muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka nubwo akunda abanyabyaha, yanga icyaha. Yesu ashimwe. Tureke kwigira ba Yona, n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tureke kwigira ba Yona, tureke gufata ubwato butujyana i Tarushishi aho Imana itadutumye. Yesu ashimwe cyane. Tureke guteza abantu duhuye nabo ibibazo n'impanuka. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo duhinduka abanyamugisha, kuko aricyo twahamagariwe. Haleluya. Duhinduka abanyagisubizo. Haleluya. Ahubwo aho tugeze ubwato bwari bwahuye n'umuyaga buhite butuza. Yesu ashimwe cyane. Kuko duhagaze aho Imana idushaka, kandi turi gukora icyo Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimugende rero muhinduka umucyo, nimugende murabagirane, nimugende mwuzura ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amahanga azaza
akabasanga ngo kuko mubyukanye kurabagirana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari mwe muzongera kwiruka inyuma y'abantu, hakumurika abantu babiruka inyuma baze babasanga kubw'umucyo bariho. Yesu ashimwe cyane. Muhinduke itara. Haleluya. Nimugera ahantu hataka bamurikirwe. Yesu ashimwe cyane. Iki ni Imana idushaka. Ibi ni Imana ishaka gukorana n'abantu muri iki gihe bene data. Ni byiza ko dukora akazi kadutunze. Ni byiza ko tubaho ubuzima bwa buri munsi bwo kubyuka ukajya ku kazi ukarera abana za gahunda zose, tukajya mu mukwe tukajya mu kiriyo. Bya bintu byose ni ngombwa kubikora, ariko ikiza kibirengeje aho hose hagendana umucyo. Izo gahunda zose zigendana umucyo, zigendemwo waka urabagirana. Yesu ashimwe. Zigendemwo uri icyaremwe gishya, uri umubyeyi mushya, ufite langage nshya, ufite amagambo mashya, ufite ibikorwa bishya, uhumuriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu ntibakatubone ngo baduhunge. Imana iduhana umugisha. Viking usubije mikro. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge dusoza. Yesu abaha umugisha. Mwami Imana Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ijambo ryiza waduhaye, tugushimiye ku mpuguro zatambutse, tugushimiye ku bana badufashije protokole, tugushimiye ku babyeyi bitanze bakaza kumva. Uyu wari nk'umugoroba w'ababyeyi n'abakobwa. Ijambo ryawe ntabwo rijya risiga ubusa Mwami Imana. Bakiye kandi barakangutse. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze, urakoze. Nyemerera inzira bagendamo bagenda amahoro. Mwami bashika amahoro. Mwami nibamara kugerayo bongere bagushime, bongere barebe aho babyishe babitunganye, bongere barebe Mwami wanjye aho basinziriye naho bisinzirije nkana, bakanguke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakarama. Turatashye mu ngo zacu, umucyo wawe ukomeze uturasire. Tugukomeye amashyi, urakwiye. Uri umwami w'abami, uri igikomangoma, uri data wa twese, uri umugaba w'ingabo. Urakoze Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Mwami Imana agendane namwe. Ariko nimba hari utarakizwa, nimba hari utarakira Yesu, nukuri asigarane natwe, ntagende. Iri jambo ntiryamusohoreraho ataragira umwami w'abami muri we. Yesu ashimwe cyane. Abandi rero nimugendane amahoro y'Imana, mugendane ubutsinzi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo utwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abatwanga bamwarwe. Nukuri Uwiteka abereka ikimenyetso cy'ibyiza uyu munsi. Nimugera mu rugo muhasanga ikimenyetso cy'ibyiza. Nimuganira n'abatware mubibonemo ikimenyetso cy'ibyiza. Yesu ashimwe. Ejo nimugera ku kazi muzabona ikindi kimenyetso cy'ibyiza. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha. Haleluya. Muzanezerwe, muzahahe muronke, muzagira imbaraga. Yesu ashimwe. Iyi myuka y'uburwayi yateye, imyuka y'umusonga, ibibyimba byo mu nda, ibibyimba byo mu mauvert, ibyo byose bishye bikongoke muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ordonnance zihinduke. Haleluya. Diagnostic ziburizwemo mu izina rya Yesu. Ibi birwara bya diabete n'amakanser bishye bikongoke. Kandi uyu mwuka waje kwiba abantu, umwuka w'urupfu, ushyukongoke. Nukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kibi kizegera ihema ryacu. Reka ihema ryacu ritwikirwe n'imbaraga z'umuriro. Reka ihema ryacu ritwikirwe n'imbaraga z'Imana. Ingabo z'Uwiteka zigendane natwe kandi zidutwikire. Umwami Yesu yihesha icyubahiro. Ibendera ry'agakiza rizamurwe mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen.